biriya bintu washyizemo bimaze gufata indi ntera. Sanyu bivuze ko utazabishobora. Oya Siri, mbirimo neza gusa ndumva ndi gukunda Jawu. Yamaye nkareba. Sanyu ibyo gukunda Jawu ubizanye mute? Siwe bosi. Bosi byanjye busa. Bosi ntabwo wafagira nawe narabyemera ntabwo wafatira igare ngo wagombye kuba witonze maze nukanguka amayambere. Sanyu ntabwo uzi isano iri hagati yanjye no kwa Jawu? Yego ndayizi. Kuki ugiye kuntamaza? Ariko wowe nta muntu nabwiye ko birimo. Sanyu asaza gushyira hanze avuga ibyawe byose. Oya pe, asa aritonda n'umwana mwiza ntiyabikora. Umva abagore. Sanyu reka mugire inama. Mbwira ntari. Sanyu sinifuje ko bino bintu bizamo amaraso, ariko ugiye gukora ibishoboka byose wice Paccy bitarenze uyu munsi. Nguvuze ngo iki? Ndavuze ngo Paccy agomba gupfa. Reka mbisubiremo neza utagira ngo nibeshye. Ndavuze ngo Paccy agomba gupfa. Oya pe, Paccy ntiyapfa. Mva ubugoryi, wajya ugabanya ubucucu. None se uragira ngo ibyacu bimenyekane? Oya pe, sinshaka ko bimenyekana. Nuko rero rwose urumva nitutamwica atazatuvamo. Ese wibuka neza akazi byinshi kuri twe? Ngo twice Paccy? Oya pe, njye sinakwica umuntu noneho w'inshuti yanjye. Reka iryo kosa sinarikora. Maze urumva nabyoroheje. Ahubwo reka gutinda nta gihe mfite cyo guta. Ngiye kuguha akaryo ukumva uzakaruge gapfe. Oya we, ntago namuroga kandi turi inshuti. Urabyanze rero? Fasha umwanzuro wo gushyira ibyawe byose hanze kandi igihe sinzabigaragaramo. Siri, uri umugome wa kintu. Washyize mu bintu none uranyihindutse. Oya sinkwihindutse, uhindutswe n'ubujiji bwawe. None ko ushatse kuntamaza se, urumva narebera ukansebya uko yiboneye nkaceceka? Ariko ngiye kuguha andi mahirwe. Urica Paccy cyangwa ntabyo ukora? Siri, ngaho n'igihe basi cyo kubitekerezaho. Ngaho genda ubitekerezeho, uzampe igisubizo bitarenze ejo mu gitondo. Urabona neza njye urasanze. Yo namenye ibyababayeho. Yego, ibyo kandi birababaje. Uretse byagenze gute ngiye ko nabizi neza. Twari mu gikari njye na bosi abageza icyo rero yinjira mu nzu. Hashize umwanya numva ikintu no hasi ngo po. Ngire ngo ndebe icyo ari cyo nsanga ni bosi ugaramye hasi. Yo Paul, ndetse namenye ko ari kwa muganga nkuko se nta gakuru ke. Oya pe, ntakwemera ubu. Ubwo tutazi uko ameze. Yega zakira
gusa ndakize nababara ariko niyo atakira njye mateko nta gihombo. Mati kubera iki nta gihombo waba ufite rwose waba waramutse apfuye? Bongeye rero hariya mu rugo nta muntu ukibasha kurya, hari mama Daniela na Daniela ndateka nkabagaburira nahibaha bikabonanira umuhungu nkabyikurira. Urumva rero njye nta gihombo mfite. Nguki baya n'ibindi nakubwiye jyajya ibikize uzi ko burangiye boss aramutse apfuye sanyo yanyemereye ko yahita amakandi kazi. akaye kazi se usamira burangiye ntago nabo umushomeri. Bura ntabwo bamfite niyo yashakaga nta gihombo. akaye kazi se Mati ko sanyo mbizi neza ko nakazi afite ko yaguha wakora. Uzi ko sanyo yambwiye ngo nzafate boss nyine nzamutekere neza noneho nimara kubimenya azahitamo akazi. Iyi niyo gahunda yambwiye. Kuri kumva rero ibintu bijyanye n'ubushomeri amahembe y'imbwa ntago ngiye mbitekerezaho. Urumva ndaryoshye n'ubundi nta gihombo mfite. Shaka pe yapfuye umunsi yapfa ejo none ngenda cyafite akazi. Makuru sasiri neza makuru se ni neza hano se ko wikanze karibu mu nzu tuganiriyemo nta kibazo. ni karibu iwacu jyajya tukwakiriza iki se jyajya? sasiri ugira ngo hari umutima wo ufata icyo kunywa afite ntawo pe byagenze bite? hano se ubundi muri amahoro muri runo rugo? turi amahoro. turakina amahoro. Amakuru ye ntayo mfite mve ko muri uru rugo tumuheruka ejo. kamabere nikoze nonsa habaye iki? numvise inkuru utari nziza. jyajya kunyweye umutima umugabo wanjye yabaye iki? Bigenze bite mwana wanjye? Bigenze bite? Hina ubaye iki? Serina wambwiye ikintu wabaye koko. Mami we. Wanjye wabaye iki koko? Sobu ndabigira ne koko. Mami ndategereje. Imodoka iki se kandi? Ariko siri uzi ko ya nkuru ngiye kukubwira ko yakoze impanuka nashwanyaguritse cyane. Rakiwahe umugabo wawe yasiga ayiwe mana we ayiwe inkuru ni bwoko cy'imana yanjye we ayiwe ihangane ahubwo nagira ngo tujye kwa muganga gufata umurambo kuko wangiritse cyane pe
turara turushinguye. Nihangane. Daniela, Dani, shaka wigunze wabaye iki? Ndavuze ngo nshinguka hejuru. Si Daniela, ababyeyi bawe bitonda koko umushukura kuri ndi. Wabuzwa n'ikize kuvuga ko bitonda. Warashatse kwivugana Dadi nawe. Kirenze kuri iryo ushaka nakuyobora. Undi wagihungu iwanyu muraroga. Daniela, mbabarira. N'umuriro natekereza ibyo nta birimo pe. Nukuri kw'Imana, ntabyo nabitekereza. Ahubwo Mati, ndavuze ngo sinshaka kubona muri uru rugo uko usa niwe no ku mutima wawe usa. Ekweso. Daniela, umutima muri koko wawukuye. Ekweso. Atsanare pe. Kiba kiza kinyeranyaho kikagira ngo ntabwo nyizi. Ndazaryamye mu bitaro ku mpamvu zacyo. Shobundi kiza gitakamba ngo bagiye akazi. N'ubundi njye sinigeze nyiyumvamo. Umuntu arebye gitangiye gukora runo rugo. Urugo rwari rubayeho mu mahoro. Ahaye. Urundi urunguru rwavuye rwaturutse. Kandi ni Dadi wakizaniye. None ndebera. Ahaye. Ni karibu iwacu. Kanza n'udutebe twicare hanze sinakubwiye se ko kuganira hano mu nzu bitari byiza haba hatizeye. Yego. Ihanganiza n'udutebe hano. Sawa. Ninga watagira neza kumviriza sha. Rero zacu zirakaze. Sanyu nezere ko wafashe umwanzuro rero. Yego, namaze kubitekerezaho. Mbona koko Paccy tutamwishe yazatwambika ubusa. Ariko nari nzi kuri ubanze gutuza ukabanza kwakira iby'urupfu rw'umugabo wawe. Yego nibyo. Ariko nta gihe dufite. Reka tugakure mu nzira nkekurizemo n'umujinya w'umugabo wanjye. Ahubwo reka gutinda hano. Reka nkwereke. Amafaranga ni mabi pe. Atuma umuntu akora ibyo adashaka. Ariko nta kibazo. Iyo umuntu yabonye nabwo yikemurira ibibazo. Ntacyo. Ndaje ndayakorera tu. Akira kano ka mutsinsure ukamuhe kagera vuba ntikaraza. Ubu hano karimo ugenda nyine bikore uko mbikubwiye.
sindi butinde kukamuha, ahubwo reka njye ku muhanda mpite ngura amata muvangiremo, dore ko ayakunda kubi. Sawa, wowe umureke niyo yasomaho rimwe gusa byaba bibaye. Kagende. Goodbye. Umva, tuzahurire mu kiriyo kwa Paccy. Yego. Ndabitegereje. Bitinze kugera.